Hello guys, uyu munsi noneho nshaka ko tuganira ku bintu byakugaragariza ko umuntu mukundana nta hazaza mufitanye atagukunda. Ikintu cya mbere, umuntu utagukunda nta mwanya guha. Cya kabiri, umuntu utagukunda nimurakaranye uzabona ko ntacyo bimubwiye, nta mwanya afite wo kuza kugusaba imbabazi cyangwa wo gutuma ashaka kutuza. Oya, ahubwo wowe ni wowe uzafata umwanya ujye kumusaba imbabazi kuko wowe umukunda kandi ari we uri mu makosa. Ikindi, mu bandi, mu nshuti ze ntazigera agaragaza ko ufite agaciro mu buzima bwe, araguheza. Ikindi rwose, ntazigera inshuro nyinshi nta nubwo akugaragariza inshuti ze, abavandimwe be cyangwa se umuryango we. Oya, agushyira ku ruhande. Niyo ubimubajije arakubwira igihe nikiragera baburetse nzabikora, ariko wowe ufata igihe nikiragera ukihangana. Gusa nyine uwo muntu rwose ntaba agukunda habe na gato. Ikindi, ni wa muntu utazita ku bibazo byawe, ntazigera amenya ko ubabaye. Ni wa muntu muvugana ubabaye ariko ntabimenye. Kandi umuntu ugukunda ndakeka ko ntago waba ubabaye ngo abiyoberwe, aba akuzi neza. Ni wa muntu utazafata umwanya wo kukumenya, ntazi icyo ukunda, ntazi icyo wanga, ntazi ngo urakazwa n'iki, ntazi ngo ushimishwa n'iki. Ahubwo ahanini usanga ari wowe ubuzi bye byose ariko umutunguye, nta kintu na kimwe yakubwira kuzi wapi. Okay, shishoza cyane, making sure ko umuntu muri kumwe agukunda, hato atazagutesha umwanya wawe w'ubusa. Ikindi, ni wa muntu ushobora kubikamo icyizere kidafite ishinga, agusezeranya byinshi ariko ucunze neza usanga yarakubeshye nta na kimwe wabona. Ikindi, nta makuru ye namwe aba ashaka kumenya, yewe nawe ubwawe ntayo uba ufite, wayabona ute? Ko nta mwanya aguha, yewe nta n'uwo ufite wayakura. Niyo muri kumwe ubona ko hari byinshi agukinze, habe kuri telefone, habe kubo bavugana, muri make nta kintu na kimwe cye aba ashaka kumenya cyangwa winjiramo. Iyo ushatse kubyinjiramo akurusha uburakari. Ikindi ni uko buri muntu utagukunda kubonera igihe biba bigoye. Niyo akuboneye igihe akubonera igihe kuko hari icyo akeneye ubwe, ntago akubonera igihe kuko wowe umukeneye. Wowe uzabigerageza urebe. Ni wa muntu wikunda, uba ushaka ko nimba agukeneye akubone, nimba ashaka ko muhure, ariko wowe mutungura umubwira ati sheri ko nshaka ko uyu munsi duhura, ko ngukumbuye. Ntago azigera aguha umwanya, azakwereka ko ibyo rwose ntacyo bivuze, ari bize, ihangane, tegereza, ariko we ntabwo ukenera. Azaba uwa mbere kuguhatiriza ko byanze bikunze mugomba kubonana. Ibaze wowe kuki utabitekerezaho? Nimba umukenera ntumubone, kuki wagukenera kumva ko yakubona? So nshuti yanjye, perereza
ugire no gushidikanya. Nubikurikiza ibyo nkubwiye ukabigenzura, uzabona ko rwose umuntu muri kumwe habe na gato nta future mufitanye usibye kugutesha umwanya wawe. Fata icyemezo umureke hakiri kare, kuko urizera ngo wenda bizakemuka, ariko sinzi nimba ko yabihindura. Wowe fata umwanzuro hakiri kare, ndakeka aricyo cyagufasha